umuryango wa Kristo urimo kubona umuco utarazamo ico nturacika. Mubyeyi mushumba wakomeza twese tumushimire yitwaye neza rwose. Murakoze. Ibisigaye rero muteze yombi. Ubivuze neza nta wikosha kirazira. Oya kirazira wakabyara we. Ntabwo rero nagira nkana ngo ngufate uri mu cyiciro cya mbere nindangiza ngusaba amashyo y'inka. Ubu ngubu leta yacu yabigenjeje neza kandi yagiye mu muco twahozemo. Yego. Mutari bantaho nikora kuko muratuyingayinga. Turabayingayinga, Imana yaturengeje cya mbere n'icya kabiri. Urakoze cyane. Ndabizi neza yuko kuba muri mu cya gatatu ariko hari n'amakuru nari mfite. Yego. Igihe inka zadukaga mu Rwanda rwa Gasabo n'uwitwaga Nyirarucyaba ari wagiye mu iteka ko umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi azajya kobwa inka. Iwacu rero ishuri radufite natwe zatugezeho zidukwiragiraho kandi z'iwacu si z'umushumi ahubwo ni inka z'indage twarazwe na ba sogokuruza baziraga ba data. Izo uyu munsi nizo umubyeyi Kristo yampaye kugira ngo nze kuzikwera umusore wacu Theogene. Urakoze cyane Muhire ko igikorwa cyagenze nuko cyashojwe. Aze kumbwira niba nizo nkari zo gushimwa. Ajyane n'uwawe ubundi agenda mwereke baraza kugaruka batubwira igihe kabyarawe. Tuganira ntacyo bitwaye. Yego. Cyane ko atari hafi ahanga bari butubwira uko igikorwa cyagenze mu mwanya ukurikiraho maze umwuzukuru w'uruzungu ikiganiro cyacu akora ibikwiye. ndetse n'abatahira bajya kureba izo nk'uko zimeze. Umuganga wazo atambuka. Reka twumve igisubizo azanye. Murakoze. Inka twazibonye kandi inka nziza zikwiriye kujya mu zacu. Kimenyimenyi ubu abatahira nabo cyangwa twebwe mu bacu inka bazigezeho twazishyize mu zacu kandi izo nka zikwiriye mushiki wacu rwose uko nazibonye. Urakoze nibagushimire. Iki gikorwa cy'ingenzi se ese muzehe Muhire Muteze yombi. mu mwanya abatahira bagiye n'abazireba bagiye. Yego. Nakwitegereje nsanga imyaka muri imyaka ni nk'inkorora ngo ntawe ubihisha. Yego. Nuko ndibaza ndetse ko Muhire muzi bari abasore bicaranye nibasabira hari abasa n'abasize isabune mu mutwe umusatsi wabaye umweru mukagira Imana mwe nimbe Muhire. Muteze yombi. Mbwira rero wa musore usabira n'uwo w'ibumoso. Iwacu rero kwa Kristo aza uko tureba ntago twarongora inkumi ahubwo iwacu turambagiza umuryango ariko bakarongora umwana ugeze igihe. Umusore dusabira rero umusore rutari rutoya, umusore w'imbavu ndende ufite kimwe mu midari y'imyaka yatabarukanye ku rugamba, wemerwa na Kiliziya akemerwa n'Imana. N'uwo nguwo rwose ntihinyurwa Theogene. Naho njyewe n'aba basaza byaba nta Gikongo nta na Nyamagabe dore turi kimwe. Nakubazaga arahari. Uwo mwana w'umusore sinyagendana n'abana ubwo se njye nawe twaganira umuko kumviriza. Nahoze ngira ngo arahari. Iryo kosa sinarikora. Ikiganiro cyose twagiranye. Icyakora cyo aba bugufi bwanjye numara kumwemera nk'umukwe nzamutumaho ubundi aze mu muramutse mu gitaramo gitaha. Yewe Muhire we karame uzi ubwenge ntuzasibira.
umuryango washimye umuryango wa Karisiti. yego Mbere ya byose ntabwo umuryango wa Kagamba washimye umuhungu wawe, ahubwo washimye umuryango wa Karisiti. niko kuri. Kandi twashimye inkwano mwadukwereye. yego ariko mubyeyi uriya muryango ko mbona udashaka no kumva ko bawushimiye ibyo bakoze byose, mbona bifashe amakobyi nk'aho barakoze kwibutswa. Hanyuma mu mwanya uza turi buze kumva amazina yazo. Uko zizahamagarwa, ayo zamenyereye n'ayo tuzazongera. yego Nagira ngo niba ari buhagere mu gicamunsi, yego umutumeho aze muri iki gitaramo tumuramutse. urakoze urakabyara. Reka mbanze nsubize iryo uriya musore wawe yaravuze. Buriya rero iwacu kwa Karisiti ntabwo bajya bakoma amashyi cyangwa bavuze impundu z'urwanaga umutware nk'uriya, ahubwo akiri ku ruhembe wari urimo ukinsobanurira. Ntabwo ari uko rero batabizi, ahubwo bateze yuko ucutse ijambo ubundi bakabona kuyakoma. Ngaho nimujye mwayakoma igihe cyo kirageze. aha ngira ngo wayumvise. Hanyuma Todori andebere niba Theogene yakikutse ku nkiko, niba isho yaricyuye umubwire aze mu gitaramo, mumumbwirire aze, umuhamagaye n'ijwi rirenga cyangwa ukoresha ikoranabuhanga, ariko umubwire aze kandi ntambwe yikube kabiri azanyegere. Mubyeyi muhire mu gihe atambuka yabonse mu bantu twahora. Mubyeyi nyakugira Imana rero sabira, ntugire ngo umwana wawe azarongorwa n'iyi koperative ubonye Muri paratuni ngira ubwoba. oya ntago ari koperative, Uretse na koperative ni paratuni. ahubwo nuko na Musinga buryo yagendaga ntabwo yagendaga wenyine, ahubwo yagiraga ibyegera. Hanyuma rero taje ngwino nyegera, ngwino. Mubyeyi nyakugira Imana, uyu nguyu niwe rutagambirira guhora, akaba icyoto cy'abatabazi, akaba ihumure tugaye Imana iwacu. Nguyu umuhungu dusabira, tukamusabira umukobwa wanyu ukomoka ku rukiryi rw'umuryango. Ngaho genda wegere babyeyi, ariko nugerayo reka ababyeyi bakuramutse, ntawe uramutsa keretse wabyaye nabi. Genda ababyeyi bakuramutse. Ese kumuha impanuro Abana b'iwacu ntiyarabizi. yarabizi ariko Nuguhozaho. Umuryango wo kwa Francois ko tutakira umukwe ngo Nagira ngo mufashe twageze neza. Dayanse Theogene atera intambwe yegera ibyicaro ndeye imbere yanjye, pare aba muri hafi. Hanyuma izo ngarama kirambi nazo bazirebereye umukeka hepfo hariya, abari buziba duciye akabogi. Theogene ukomeze utambuke, ibyicaro mwateguriwe birahari. Bashyize neza cyane, pare bakore hafi. Pare uze kwibuka yuko Françoise yavuye mu rubavu rw'ibumoso, uze kwacunga neza mukaya kagira ibiza kubisabwa. Yego.
nari ngutumyeho kuko nagushakaga, nohereje gasaza kawe ngo kakubwirire kuko nagushakaga ahangaha ku bitaro. Ubonye ko hano twabonye abashyitsi, ariko twabonye abashyitsi, twabonye abantu batugendereye kuva mu gitondo twahoze tuganira. Hari umusaza rero waje, umwanya twamaranye ahangaha, uwo musaza ni gusenge wababonye barumuna bawe na bakuru bawe. Nuko uwo musaza inzoga zisaba umugeni barazitanze, ntiburiya ubwo asabye umugeni ntazamukwa, agiye yirebye inyuma ati nganakwa, tumusaba intwari arazitanga. Wumvise bakubwiye basaza bawe mu rwuri, inka ziyogereye zirahari, ni ukubera wowe basabye umugeni. Ubwo baratashye, nagira ngo unyemerere niba byashoboka n'umwana aze tumuramutse, tuza kumenya amakuru. Tutese urisabira, atubwira umusore asabira, arambye ngo aramuzi, umusore aramuzi, ati ndamuzi. Nari ngutumyeho kugira ngo ngusuhuze, ariko nkubwire ibyo byose, nkubwire ko baje kugusaba izi nzoga twakomeje kunywa, kuko umuryango wagutanze, ntabwo ugiye aho bakwanga, ugiye aho bagukunda, ariko umuryango wabyemeye, nyugusenge babyemeye, twese twabyemeye kuko twasanze ari umuryango mwiza. Maze rero nagira ngo unyemerere, ubwo bagutanze ntabwo turi kwisubira. Ndabizi wararizwe ntiwadukoze isoni, ugire gutya uturwa mwantanze se ubasezere uti bakomeje kurumva baririmba ngo aragiye abandi, ubibakorere kuko nibo babyemeye, si wowe. Iyo batabyemera ntabwo najyaga kuguhamagara. Nyemerera ubasezereho, nta kundi byagenda, niko bigenda. Ese ko muracyamukeneye, kandi ko muramukeneye, ariko nimumwikirize, arimo kugira gutya ati nta kundi. Hanyuma muhire, nagira ngo unyemerere ujye juru, utere intambwe, maze usuhuze mukaza. Naho rero warebaga ubu ugiye kureba umuryango wacu mugari, ngo nimuhuze ibiganza twakira umukazana. Urakoze cyane. Jene bamukuye mu byimbo, ariko umukuye mu byimbo ni Nyiraminani Françoise, urubavu rwe. Naho toje mu Kinyarwanda, iyo baguhaga umugeni, uriya ni musaza we abaga uri mu mujishi, barebaga umusore ufite imbaraga, akabanza agakirana nawe, akamutega umutego bita rugondo ihene, akabona kumukuraho mushiki we. Babatambuka ubererekere, ugenda ushimire muramu wawe uri mu mujishi, ubundi ugaruke nkubwire ibindi. Banza umuhobere. Zerikatsi uraho, bari nagufasha iyo nshyimba. Hanyuma rero hariya hari bashiki bawe, mu gitondo ntiwari ukiryama, indirimbo yari yabaye nk'imwe ya siribateri, atuzongera kurya uko Françoise yahageze. Françoise turi kudusabira rero, ngo uyu twamusabye kandi umuryango wawe unduhaye. Ngaho rero gira gutya, rambura amaboko, fani genda biryamira ngo bazakama kugira uzashakira. Va ku giti, dore umuntu agize neza. Muhire akugiye gukuramo ni ingirakamaro. Nenye n'ejo bundi Sevaranti ndabona urwo rutoki rwo ku kiganza cy'ibumoso, abajyaga bararaba telefone n'abandikaga kuri za WhatsApp,
uhindukira no nyuma telefone abapweri na za WhatsApp zose zikora aranyatsa ariko mukunzi ndetse gukomeza n'ubundi turagana kuri Saint Valentin abantu bagenanye na Theogene murumva nta kimubona Theogene akwiye kongera guha Nyiraminani mwabitojwe mufashe Theogene akomeze yakire Nyiraminani witonze ariko tanga amashyi guha Nyiramina ese buriya Theogene urabona zangara amakirambi uzize kwakira na Theogene ntacyo bitwaye ingara amakirambi zitambuka rwose zimwakire ntacyo
mwese mutize Nyiraminani mu murebe ndetse na Theo ngiye kubabaza ikibazo ugisubiza bwa mbere uriya niwe uwatanze undi kumubwira ko amukunda babanza musomye kuri iyo nama ati Nyiraminani igira ijuru ntiwakicwa n'icyaka nahageze ntazicwa n'icyaka n'umunsi n'umwe ataza kwicwa n'icyaka ukazabura imbaraga zo kujya guhahira urugo ntawe umuha rimwe nabikuje uramwongera mubyeyi abatahira nawe ngo bari hafi hano naho ni mu mwisho namwongeye kwirirwa ninjya mutahira agatsiko akahita umugabo we ndiruti nkanuteka n'ushaka mutajya mu burenganzi mbere nuko maze mu nkuru maze mubwiye amazina izina je ndongoye kuri cyo mbere mushumba chanira igumba bwago we mama bugogo bugondi zigenda imbere ngwizi wacu zanze gukandagira zanze gukamwa ye dunyu zirakamwa ye mucatsi ngo imaze abana bakimwera umuhondo inaziragiye umucyaho zihicaha muri bundo nziragira agahinga zishira agahinda nizo narongoye abakobwa bazibonye barasekana bati musetwa n'iki bakobwa mwega tubazibonye twifuza kurongorwa inababwiye ngo ayibambe namwe murajye musenga Imana ntamwe maremba azagorora mubyeyi nukunda gusenga ntukarara isengesho kirazira kikaziririzwa zirimo n'ibirere ibirori intore zibereye guhamiriza tuzihe rusumbo nkoko wacu zirimo bihogo z'abatindi n'inyange inyagirwa yahangara imungera akayiganduza inkuyo direma kibamba yitwa imbangukira bahemba kamisha nyamwange zaraye mwamaganiye kuri tisincaka ikira ndashaka igihogere nkigerera imageragere ntajya gutatanya abashumba bawe bahugira kotsa amateke ngo ibyo birahagije mama zikarara zidakamwe mbega uri hehe wamutahira we ngibagayendaza ye mbanza uhogo bwambanda bwiragira ukicyura mu mataho ya kinyambo cyo mushongora imibiri mwinkazi wacu zirimo igitabo gitabasha umukundi inka igikundira ikaba inkungahaza buzima mweraga yanze ikiraro na veterineri ngo ayitere ntanga iyo ndatirwa abahizi ngo gikundi byari bivaniranga yibyarira amajana kizigenzi irahinduye ngo bambandende ubwo mu gitondo ndongora ngaho insanga indende muzanyika bakaboko umuhondo ndatangara waje wundi ndamutaneye ku isoko ikamembe kuyigurisha amafaranga 150 indamutsi yabonye irakatira garukiragara mwiza bari banyazeze bose maze ndazigaruza zirimo zikamirwa abasaza zikabarinda iminkanyari zirimo zikamirwa abana zikabanganyira ba nyina zirimo zikamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa zirimo zikamirwa abasore zikabarinda ubugwari zirimo zikamirwa abakecuru zikabarinda utugambo dore ko ntakagaye umugabo kirazira kikaziririzwa barati zihe rusumba nkoko hayiga mushumba nkumbuje inka we hayiga mushumba nkumbuje inka yawe gatera umbwirire tutu nawe umbwirire gashabiza
nawe umbwirire gashabana uti mwishirire injunju n'irungu mwiragirira umukenyi nkazanyweye urugomero bamuza twigiriwe abakobwa bakubita udutuzo ba nyina bagakubita udutwenge two twiza tugatahirwa yarugaha ngo zirahiga teremeze dakamwa ngo donyi zozi wacu zirakamwa zikagira ngo mwino mushumba waragiye inka rero nyamibwa rugira twagiye bibi wahe bibi yarunihura bibi baga makoma tewujyana gukunda wambyari inkora bikina tewujyana gukunda bibi wehe bibi yarunihura nibwo yatumye kubashumba ati muzaragiriza amabere maremare zimwe zarajye abashumba ku ishyamba abagore babo basiganye kubagemurira tubwirize iwanyu bwa wamutahira ingorega burya gutunga inka biruta kwicara kandi gutunga imfizi bitera ubugabo nkonka ye nkunda amagaju mfizi nkunda musengo umugore mwiza ukunda gusenga ntukarara isengesho kirazira kikaziriza ngwino twigendere bugenzi twigira iwacu wamagana abakobwa bakubita agatuzo ba nyina bagakubita agatwenge inka zicutse zirimo rukika mpunzi rwa nyamukika bukije abageni bikayanza bati harugango ihora rwabugira vikarago zirimo mubyeyi mwiza uri umwanzi w'amasahaniye nkundi yamaze ikirego mubyeyi sinagutoza uko wayikoresha ngiye kubigutoza mbese wacitoje rya kizira maze mubyeyi mwiza iyo nkuyo igeze n'utwatsi tubiri umukunde umuhurura umuzatuma abasore bacu babura abakobwa banyu abakobwa banyu babakundwa kazi maze abasore bacu natwe bazabarinda jido babahate nido maze babarinde inkonji babahate ikivuguto maze amatama yabo atembe nk'ay'abatoto urakoze urakabyara urakoze kumenyeraka umpaye n'aka ngaka umuhoga n'umwe ndabisoma n'ibyanga kumvikana ndabisohora vuga amazina nkawe urakagira inka zikinze ngo zandagira muhenira nyirakamagaza yarazibonye ati mukanka mwabagabo mwe sinamukunda sinanamukundira mukumucyurira ndamuhata niwo murawe kwishengerera imana izaguha umugabo nizi zirashaka Françoise imana yariboye kumubira abantu bakagira ngo ayi nanjye ntirekaye abakunda abakobwa barakabakosha bakunda ibibondo barakabicundira uwanga u Rwanda zibonera uwanga imana biramurora naho uwanga bawe ngenda mugaye yewe nyiri imanzi n'imana ntizaturushije kuragira abazungu bazibonye ngo niza kizungu ndabahakani ntaho muraturusha amataje n'amatiku nimuturusha gutunga i Rwanda tugira inzuri batuducyuriye wa kagabo we ingasi na kagabo ndikigabo ndipfizi ipfupfu yarupfukirana ntambara ndi umukwe w'amabukwe na data bukwe ndahamye ndirwigereza handi macuma basha urugahamburwa baturaducyuriye wa kagabo we hazicutse zirimo rutimirwa ziri mu mihigo intwari zimaze kubona umugabo rwa mugabo imara mwaga insengamihigo zishema muri zo iyo rushikamira ndongozi n'umuranzi bo mu nzu zigira n'inkesha mu rwambariro ngo rwemera buzaho yaje rwenda rutani ntahira z'imirambi iziteranyije n'iz'urugaga ubwiza bwayimeze ku mubiri ngo yasa n'umwami wabyirutse n'ugirata amariza y'inyubahiro byirwa inganzi hazogiyemo ziramukwiza ku mukingo zirimo yahise ikirangira ihora imenesha kigarama itwara rwese mu ntambara icumu itazi ko umuyobozi babo nze kuyisingiza rata ni kukuyita inka y'urukundo data mwiza nzi ko rero ugaragara neza data buja unyemerere unyakirire inkuyo maze nsubire kureba izo nasize mu rwuri yego ese wamaye kamwe ko n'ubundi namenyereye gutengata imitavu nongera mu nda bakivanga kifite imbaraga kibwire gisohoka urakagira inka zikinze ubwo mpunzi hawe na data buja nta kibazo data mwiza rero uri ugaragara neza ukaba rwiyemerera cyubahiro cy'abagabo shema ry'abagabo kagira inka zikinze n'ubundi se ko namenyereye gutengata imitavu zana zose nzitengate maze rero data mwiza
ngo umwana uri wavuna umuhe akiyongeza undi unyemerere maze nishongore nitwa nzaba nimara wapara igitaramo kirarimo cyicwa n'irungu ngo burya ndinkora bikina nakubise umugabo akagakoni kukabona ntagira inka zishotse umugore aratakambati Leopold nyiciye umugabo ni nta mugabo wagiraga umugabo utazi umuryango w'urusengero umugabo utatabarira u Rwanda rw'inka zishoke ntone mugabo nyabaki ati bisubiremo aturi gato ntindi gato ndivuye ndi bushari ndahanda ntibahandura ati ndazana ingabo y'ibyuma nturaba wikurira ibyago muri ibi byumweru ati ndazaniye urutare ntinafora Leopold nayishwanyaguritse ndashora ngejeje mu nkiko y'ibitugu ngiye kwibwira abatana n'abatana zigiye kubona mbona atagiye gutaragurika yiruka nurajya ko wavuze yuko ndi gato ninzabona ima Leopold sinavukiye kuvusha ndi Nyamuganza mubi imbere aho ngeze hose barandirimba ati bisubiremo ntindakandagira ubutaka bugatigita bati nguwa Leopold ati Leopold ni muntu ki Leopold ndi umugabo sindi rojyorojo ndi nombiribwa n'abanyabwoba batashye ese mushiki wawe umuganje wamubonye wamushimye niba gukomere mu mashyi nk'uko abyara uko mundeba rero hari abantu bajya birata ko bafite amapeti njyewe ndi umusivire yari ku munsi w'intwaro usanga umuntu umwe yirata reka mbabwire nti muzakundane mpaka murambane mpaka ariko mukabyarana ubundi ndatekereje niko ndi mwarimu wakora evaluation nkareba ko hari abantu bari hano bazanye ibintu bya vangavasiyo ndavuga ishyari niba nta shyari uvuge ufite ujye usubiramo ijambo mpaka nuko rero muzakundane mugumane mubyare hungu nakobwa mugire umugisha murakitsinze murakagwira nagira ngo njye gusomesha kwa data ndavuga ntabwo nkataza umupapuro ubwo twaba duhatwa n'amazi n'abantu tuyatwa n'amazi tugahatwa n'umuhondo wayo turere gahunda agira inka munyarwanda aho tuzayitunga tugacyatugoka tukagoboka Rwanda iziko rero rwose turakazoza ati ntabwo ari akazo nyobozi mvuye mu rwuri maze muwe inshuti nkakarasira izirimo rucika mpunzi rwanya mukika wishije ni Kayanza yambitse rujyana Rugango ntirugabugira vikago tindiro tingwa ndirutika ari mushaka mu tugiye mwana mu ngare mbanzi ntugabugira no kubana kunguko mushaka nyo shishasha ndi nk'inzovu gitsabe cy'umuriro nk'ikishashi data bani y'amahoro maze nk'umushimwe urakoze urakabyara warambye urangaragaza mu rw'abagabo ijambo mfite amatwi n'urindikisha bagize neza batahira bacu ngo muhore wararaye muhore wara gukunda ni byiza gukundwa ni byiza iranyirage cyane yakunze cyane muhore bagize neza abatahira bagize neza cyane kuvuga amazina yazo ni byiza kandi ni umuco wakomeje kuranga tw'abanyarwanda kuva kera nasanze uwo muco uriho ababyeyi abatahira ngira ngo babumvise muri kumwe pari na marene ntibasigare tugana ariya meza.
kugira imana turabashimiye kandi tuzakomeza tubashimira ibyiza byose. Ndagira ngo rero mbanze mbashimire byimazeyo mu izina ry'umuryango wacu wa Habiyaremye Kariste, tubashimire tubatereke ikindi kibindi cyiza cyishimwe. Nsabira mwana w'umukobwa wacu ashyire mu rukano, ubundi aze dushimire uyu muryango mugari, umuryango uturemye amaboko ukatubumba inkokora, imisozi y'iwacu ndetse n'iy'iwabo ikaba ibaye nyarusange, bakemera kutubera ababyeyi, natwe kandi tuzahora tubabera abana. Mubyeyi nyakugira imana, abadafite kwakunda ariko bahuje ibiganza, uburyo iyo umuntu yakoze agashimirwa twajye twakira. Yego, mugize neza cyane. mubyeyi wanjye, iri ni ishimwe ry'ibyo mwadukoreye byose. Mwaduhaye umugeni, muturenya amaboko, mutumbye inkokora, mudukeneye ku mbuto muntu. Turabibashimiye rero bivuye mu muryango w'umubyeyi Kariste. Turabashimiye kandi dushimirira umuryango wose. Reka mbasabe duhuze ibiganza twakira ishimwe duhawe. Hanyuma rero mubyeyi nyakugira imana, burya kuzinduka no kuzindukuka, ahubwo mubyeyi Kariste iwacu ntabwo tujya tuba abasendataze, ahubwo tugira inzoga y'ikizeneko mu kinyarwanda yo guhagurutsa umugeni. Genda shaka ushyire mu rukano wongere uze unsange hano. Ubundi mubyeyi, tubasaba ku itariki ya 12 z'ukwezi k'Ugushyingo kugira ngo wa mugeni twabasabye muzamuduhekere, muturebera abasore b'imbaraga, ba nyirasenge amaze kumusigiriza, ubundi muturebera abasore bajye mu mujisho kugira ngo igitaramo tuzakimurire ku mubyeyi Kariste. Mubyeyi wanjye rero, iki ni ikibindi, iyi ni inzoga y'ikizeneko mu kinyarwanda yo gutebutsa. Iyo niza hagurutse umugeni ba nyirasenge, mushime. Yego, ugize neza cyane. maze rero muhire muteze yombi. wasabye irembo, turabishima. Usaba umugeni, ubikora neza, umuryango uramukwemerera. Yego, urakwa inkwano, turazishima. yego. Nyuma y'ibyo ntiwaba ikigwari, urashimira. Yego, none uti nzanye n'inzoga y'ikizeneko mu kinyarwanda, inzoga yo gutebutsa. Udusabye ko twazagushyingira tukazaguhekera. Yego, kuri 12 z'Ugushyingo. Maze rero ugende. Yego, Ugushyingo n'ukwezi kwa 11 ku batabizi. Ugende witegure. yego. Natwe dufite abasore mu Gushyingo tuzaguhekera. Ni Gashyantare, uzi kwa Gashyantare na uramukopeje se? na y'abasaza, ubwo ururimi rwari runyereye, ubwo rwari nabyo byiza. Harimo igihe cyiza cyo kwitegura. Mutarama Gashyantare rwose. Noneho ugende ubitekerezeho neza. Ugende usubiraho ujya inama na muzehe Kariste, kuko izi zo wazidutuye. Yego, byabaye. Yego, uzaza utubwira umunsi tuzaguhekera, kandi urazana n'izindi nzoga. Yego, kama kwa Kariste kidakama. Genda mu biganireho. Urumva, none ntabwo twagushyingira abageni babiri, uwo muri Gashyantare n'uwo mu Gushyingo. Icyo ni ikimenyetso cy'uko n'ubundi nzagaruka no mu Gushyingo. Cyari ikimenyetso. Yamunejeje. Yego, arabyina agataraka. nta munyaga. N'abasoma Bibiliya bavuga ko Dawidi ngo yabyinye ngo umwitero ngo ukavaho kugeza ubwo umugore amukebuye. Biterwa n'ibyishimo rero. N'ibyishimo, ntabwo ari ukugororwa n'ibyishimo. ubwo ni muri Gashyantare. Nuko
ndabyemeye ntiwirirwe unasubirayo yego ngo ujye kugisha inama kuko wikosoye ukiri ku mbuga yego ukiri kumwe na shobuja yego gende witegure umuryango wa Kagamba François ufite abasore yego ufite byose bikwiriye yego natwe turitegura tuzaguhekera mu gicamunsi cy'uwo munsi. Urakoze urakabyara uri imfura ndagushimiye. Buriya ngo Kiliziya Gatolika ya mbere ngo yahereye Isave, kandi ngo Isave hari abazungu b'abamisiyoneri bari bazanye ubutumwa bwiza, hanyuma barangije umukristo umwe arababaza ati ariko mwa bazungu mwe mukora icyaha? Barasubiza ati turi intumwa. Umukristo arabaza ati ariko nubwo muri intumwa mbi kuko ntimwasubiye kuwabatumye. Baramubwira ati uwadutumye ni Roho Mutagatifu twarazanye tubana hano Isave, niyo mpamvu tutasubiyeyo. Unkondire rero njyewe uwantumye nubwo nazanye n'umubyeyi ariko dufite abandi basaza bashaje cyane basubiye ku gicumbi, basigaye ku gicumbi. Abo rero njye kubabwira amagenzi yanjye mbavuge uko muri, mbabwire ko mwatunye nko mukatubumba inkokora mukadukenura ku mbuto umuntu. Uze kunkundira rero ndebere twatubana twanje naje nicumba, ubundi njye kubwira abasaza basigaye ku gicumbi hariya mu Kinyaga. Cya Kinyaga cyari gifite intare ebyiri, icyari mu Mero n'icyari ku Mpara. Aho mu Mpara naho ku gicumbi cy'umubyeyi Kariste, naho rero ho kagira Imana. Urakoze muhire. Nibyo uvuze ndabikora. Yego. Hanyuma akabantu kawe ndajya kukareba, ariko kandi sinagusezerera amara masa nubwo naguhaye byinshi. Yego. Utaza kugira ingorane zo guhura n'umwanzi witwa icyaka kikakugirira nabi. Ibi bibindi byose ni ibyawe. Ntabwo uruhanga rwawe rwo kwikorera. Uracyafite abana? Ndafite abana bahereza abasaza akugereze mu byicaro. Ufite abasore baje bakwikorereye n'izi bazikorere, maze ntuze guhura n'ingorane z'icyaka. Kandi ibyo wasabye kuri 12 z'ukwezi kwa Gashyantare tuzaguhekera. Urakoze urakabyara mu gicamunsi cyawe mu mataha y'inka. Yego. Nuko nyiramwingiro ntwaze sho rero umwikorezi no umuhereza. Uretse gato. Yego. Ntabwo ajyana nawe. Oya. Nabyo bizanzindura. Ubwo ibyo ni ikindi cyiciro. Waretse se akantwaza nkamujyana ko nawe mbona imisigati igeze igongorwa ko mfite n'abasore bari mu kigero kimwe. Si ibyo mvuze. Umva mama, umugereze hariya umuherekeze. Umuherekeza si ukujyana. Naze ntwaza mama. Bagize neza rero, baganiye neza. Turimo tugana ku musozo mu gihe bagitegura ibikoresho by'umushyitsi. Kandi uzagenda acyagatanga aracyahereza abikorezi biwe ngo bikorere neza. Reka twongere twigire ejuru, twongere dushime Imana. Hanyuma muhire nimubona atsimbuye ibirenge ahangaha ntabwo araba yanyereye ngagwe, ahubwo araba yimuye icyicaro. Buri wese mu kwemera kwe yakigira hejuru tukubaha Imana, hanyuma tugasenga. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, ishaka gikorwa uyu munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro tunguru duhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe duteranamwe twose ahubwo tugize icyago. Twongeye gushimira Nyagasani Imana, twongeye gushimira uburyo wabanye natwe muri uyu mwanya tumaze aha ngaha. Twishimira uburyo wabanye n'umwana wacu Nyiraminani, ndetse ukabana n'umukwe wacu Todo. Turagusabye rero ngo uyu munsi ukomeze ubagenda imbere, urugo rwabo azaba ari wowe ubana narwo, uzabe hafi, bazubahe izina ryawe, uzabahe kubyara hungu na kobwa, uzabahe kurambana uko ubyifuza. Turagusabye rero natwe dusigaye aha ngaha ubane natwe kugeza igihe tuza gukiranuka n'imirimo y'uyu munsi, ariko kandi ntabwo tuba tugiye kure yawe,
ahubwo turi hafi yawe. Nawe mubyeyi Bikira Mariya, turagusabye ngo ukomeze ubane na buri wese uri aha ngaha, umusabire ku Mana umuhatirwe ku mwana wawe, kugira ngo icyo aza kubasha guterura avuga uze kugorora isengesho ryiwe. Tuzi neza yuko icyo ubishirirwe Bikira Mariya. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. akazongera kugira andi mateka ubwo nazaba agiye gukora inshingano cyangwa se nawe agiye gushinga urugo kugira ngo akore inshingano n'iz'ababyeyi bakoze. Aribwo itegeko ritubwira yuko ubushyingirano bwemewe ni ubukorewe imbere y'amategeko. Bababwire bagene muri aha, uyu munsi nibwo muza gushyingira, ntimutegereze kujya mu kiliziya. Kujya mu kiliziya ni ukujya gusaba umugisha ku Mana kugira ngo uzagire urugo rwiza. Gushyingiranwa kwemewe ni ukuza imbere y'amategeko. Umunsi muri imbere y'amategeko kugira ngo mukorane amasezerano. Mwaje mukiri ingaragu ariko murasohoka muri iki cyumba byahindutse. Wari umusore yabaye umugabo, wari umukobwa atakiri umukobwa yabaye umugore kuko afite umugabo ku buryo bwemewe n'amategeko. Mubere ko ari umunsi wanyu w'amateka akomeye mu buzima bwanyu, kuko uyu munsi nibwo muza gutera intambwe mu buzima yo gushinga urugo no kurema umuryango. Ukamenya ko umuryango ari ishingiro kamere ry'imbaga nyarwanda, kandi umuryango urengerwa na leta. Mubere ko tuzabarengera cyane ko bamuje kubaka igihugu, kuremera igihugu. Igihugu buriya ntigisaza ntigipfa, igihinduka n'ibikorwa bikorerwaho ndetse n'abantu bo kugikorera. Uyu munsi muri mu gihe cyiza cyo gukorera igihugu, ariko ejo mwari abana, hari abandi bagikorera, abandi bakuze bashaje, abandi bitabye Imana, abandi bavutse. Niyo cycle nuko bikomeza kugenda. Tubasaba kuzuza arizo zikurikira. Iya mbere nijyanye no kwita ku burere bw'abana uzabyara no kubarera neza. Kugira ngo uzabigereho, cyane ndagira ngo musubize amaso inyuma, buri wese yibuke kuva yamenya ubwenge, arebe inzira yanyuzemo kugeza uyu munsi agiye gushinga urugo. Ese inzira wanyuzemo urifuza ko umwana wamurera gute? Urifuza ko wamuha iki? Urifuza ko azamera ate, azaba hati? Ariko nimubireba neza, buri ikintu cya mbere umwana akenera urukundo rw'ababyeyi. Urukundo rw'ababyeyi ni ikintu gikomeye ku mwana, affection familiale. Umuterura, umutetesha gusa, aho imibanire yanyu, uko muzabana hagati yanyu, niko kuzatuma abana banyu bakura bishimye cyangwa se bababaye. Niko gutuma bazakura ari abana banezerewe, bishimye, bafite icyabahuje
cyatumye Isumayeli na Jerike babana rwose tuyamuzazishimangira mu gikomeze kizatume urwo rukundo rukomeza mu rugo rwabo. Toza uburere n'umuco bagakora bafite ikinyabupfura, abana barezwe neza, bizihiye umuryango, igihugu muri rusange, kubera ko babonye ubwo burere, babonye indangagaciro ndetse na kirazira z'umuco wacu zituma bakura bafite uburere, ari abana bizihiye ababyeyi n'igihugu. Ibyo nabyo ni gukora inshingano zanyu. Ushobora guhinga umurima, umusozi, ukawubyaza umusaruro, wasanga ariwe mukungu, ariwe mukire, bigatuma n'abagabo bashaka abagore benshi kugira ngo babyare abana benshi, ejo bakomeze baba abakungu, baba abakire, kuko wasangaga nyine ari nka manipawa kugira ngo babashe gukorera urugo. Ariko uyu munsi ngira ngo no waguha imisozi ikurikiranye 10 kugira ngo uzayibyaze umusaruro, bizagusaba gukoresha ikoranabuhanga. Hajyemo ubumenyi, nibwo bukungu tugezemo. Turabasaba yuko abana muzabyara mukwiriye kubigisha niwo umunani ukomeye mugomba guha abana banyu, kugira ngo bazagire ubumenyi bamenya buzatuma bashobora kugira umwuga bakora uzababeshaho. Bityo hari ibintu biri mu muco wacu tutagomba nanone kwibagirwa. Bajya batubwira yuko mu muco nyarwanda kurusha urugo bigenda bite, bivuga yuko kurusha umugore akurusha urugo, uwo kurusha urugo akurusha umugore. Niwe mujyanama ukomeye w'urugo, niwe ugomba kumenya icyo urugo rukeneye, niwe ugomba kwakira neza abaza babagana, niwe ugomba kuzana umunezero, niwe ugomba kuzana rugwiza inshuti, rukagwiza imiryango, rukagwiza abavandimwe. Mwumve neza yuko urugo rwiza, umujyanama mwiza wakira neza ababagana. Nzi neza ko muzabigeraho, cyane ko namwe mukomoka mu miryango myiza, hari ibyo mwigiye ku miryango yanyu, hari ibyo mwatojwe byiza, muzabikomeze kugira ngo mwiyubakire urugo rukomere, rujye inama nziza, rubane neza, kandi usange ari urugo rufite urugwiro. Ikindi nanone ni ugufatanya, ni ugutabarana, ariko umuntu afite n'inshingano yitwa kubana. Muri uko kubana bivuze ko mugomba kugira inzu imwe mugomba kubanamo, mukayibanamo nk'umugabo n'umugore, mubashe kubahiriza inshingano z'abashaka. Muri uko kubana birumvikana, bivuze gusangira ibyo mufite, bivuze kuganira, kujya inama. Nta rugo rubaho rutajya inama, rutaganira. Iyo habuze kuganira mu rugo, urugo rurasenyuka. Ariko nanone mukamenya yuko urugo ni urw'abantu babiri, nta wa gatatu baho. Umusore asohotse iwabo agiye gushinga urugo, umukobwa asohotse iwabo agiye gushinga urugo. Ni mwebwe ba nyir'urugo, ni mwebwe mugomba kugena uko urugo rwanyu rubaho, ntaho tuzabibagenera. Iyo abandi babibageneye, ubwo ni uwa gatatu winjiye mu rugo rwanyu. Iyo rero mwarenze babiri, birumvikana uko biri bugende. Ubwo nyine biba bikitwa umutungo wanyu mwembi. Ibyo nibyo twita ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhano, nayo akaba ari amasezerano umugabo n'umugore bagirana, bakumvikana yuko buri wese ibyo yari asanzwe afite bigumye bikaba iby'umuntu ku giti cye, mukazashyiramo gusa ibyo muzabona kubamo wanyuma. Ibyo nibyo twita ivangamutungo w'umuhano. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, nayo akaba ari amasezerano umugabo n'umugore bagirana, bakumvikana yuko buri wese nta na kimwe ashyira hamwe na mugenzi we, ariko kubera imicungire y'urugo buri wese akazana akurikije ubushobozi afite. Ufite bwinshi akaba uzana byinshi kurusha mugenzi we, ariko nanone buri wese agasabwa gushyira ijisho kuri mugenzi we kugira ngo atazangiza umutungo, kuko musigarana inshingano zo kureberera abana mwabyaranye. Nibyo twita ivanguramutungo risesuye.
yacu, maze ugire impuhwe usakaze ingabire zawe kuri aba bageni, kugira ngo ubwo bagiye gusezeranira imbere yawe bakomere mu rukundo bafitanye. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. nuko umwana aravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha bakwiranye. Umwana abumva mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azishyira nuko umuntu azita amazina inyamaswa zose zo mu kirere n'inyoni zo mu kirere zose aziha amazina, ariko ntiyabona mo umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana aravuga ati ubwo ziswe amazina reka atabonyemo umufasha bakwiranye, asinziriza muntu ibitotsi bikabije, nuko amukura mu rubavu arahasubiranye. Uhoraho afata rwa rubavu arukoramo umugore. Imana imaze kureba umugore imushyira umugabo. Abibonye ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa mu magufa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore kuko mu mugabo harimo avuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika umugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu aramusubiza ati, mubyeyi, ari nawe ibyo tubigenze dute? Byongeye igihe cyanje ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intanga 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intanga yose yajagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati, nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati, ngaho noneho nimudahe mushire umutegeka w'ubukwe. Baramushira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari babonye bo bari babizi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati, ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza.
wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho i Kana mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Mwiriwe neza, mwongeye kwirinda, murishimye. Na Theogene na François kumengo mufite ubwoba. Abantu iyo bari mu misa y'ubukwe bwabo usanga umengo bafite ubwoba bw'ibaza ati aha nyene koko Theogene ndamwegukiye, ndamuciye ku bandi bakobwa, ntabwo ko nibyo ibitekerezo byinshi. Yewe humura disi, muratahana, uramutahanye nawe uramutahanye, ntawamugukuraho rwose. N'Imana iriko ibihugugisha, n'Imana imbere muhamwe. Mu isomo rya mbere twumvise ryavuye mu gitabo cy'Intangiriro, turumva Imana imaze kurema Adamu n'izindi nyamaswa n'ibindi biremwa byose. Hanyuma nka kurya umusaza atambagira mu rutoke rwe, Imana ija gutambagira mu byo yaremye. Urukweto ngo ba mu byo yaremye iratambagira. Isanga Adamu ari mu bindi biremwa, ariko nta byishimo afite agahinda. Kubera iki? Kubera nawe yatambagiye mu biremwa byose, asanga nta n'umwe bakwiranye. Asanga mu biremwa byose nta na kimwe cyamubera umufasha. Ubwo rero yari afite agahinda kandi yigunze, kuko mu nyamaswa zose nta n'inyamaswa n'imwe yari kumubera umufasha. Ubona ko nta n'imwe byari gushobora kuvugana ngo bumvikane. Imana kubera yakunda Adamu iravuga iti ntabwo yagumana akagahinda yewe, ikiramusinziriza imukuramo igufa. Iryo gufa irirema n'umugore Eva. Areba Eva, yoho ibyishimo biramusakara, ati dore none igufwa ry'amagufa yanje. Abona wewe bavuga ururimi rumwe, abona wewe barakwiranye, yamubera umufasha. Ka gahinda karashira. Mbega ingene kubaka ari byiza. byose ubonye umufasha mukwiranye byiza. Ubwo shira agahinda wishime nka Adamu, kuko wasanze uw'Imana yakuye mu rubavu rwawe. Nuko ibyishimo bya Eva nabyo batubwiye, ibyishimo kuko yaremwe asanga uwo bakwiranye. Ntiyarinze kuja mu nyamaswa ngo arebe ko ari uwo bakwiranye, kandi yasanzeho Adamu. Ubwo rero nicyo gituma, niyo mpamvu umugabo n'umugore basiga ababyeyi babo bakaba umubiri umwe, kuko baremwe kugira ngo buzuzanye, umwe wese abe umufasha wundi. Niyo mpamvu y'urugo, umugabo yaremwe kugira ngo yuzuze umugore we, umugore nawe aremwa kugira ngo yuzuze umugabo we, kugira ngo bafashanye. Nicyo gituma, niyo mpamvu bagomba gutekereza hamwe,
bagakorera byose hamwe, bagahora buzuzanya, bagahora bagirana inama, bagasangira ibyishimo n'ibyago. Murabyumva Françoise na Theogene? Murabyumva? Umugabo n'umugore baremewe kuzuzanya. Ubwo rero nuko bidakunda yuko umugabo atwita, kubera mugomba gukorera ibintu hamwe. Françoise yotwisa uwa mbere, nawe ugatwita uwa kabiri, kuko mugomba gufashanya byose atana kimwe kivuyemo. Ko disi gutwita umugabo yakunda ko atwita, byibura azabyara nawe uheke, byibura azabyara nawe uheke. None ntaba ari umwana wawe, yaba byokunze yuko nawe unamwosa nawe womuheshe, iyo byaye nawe ukonsa. None ko nukonsa Imana ko abagabo yabiriye byinshi, nta n'akabere ko konsa abana bafite. None rero ko bidashoboka ko umwoza, byibura umugongo wowe urawufise, uzamuheke. Ibibero byo birabifite, uzamurebe. Ubwo rero ubutesi bw'abagabo tugeze muri viziyo bugenda bushira. Ubu ngubu abagabo bararera abana, sibyo? Ubu ngubu abagabo baraheka, ubu ngubu abagabo barateka. Abagabo sinzi ko ndabavugira nabi bari ngaha, ariko ubutesi muri viziyo bugenda bugabanuka. Umugabo n'umugore bagomba gufashanya muri byose bishoboka, kuko baremewe kuzuzanya, baremewe gufashanya. Kristo Yesu akuzuye. Kandi bagomba kurangwa n'urukundo. Isomo rya kabiri rimeze nk'igisingizo cy'urukundo, kandi twumvishe rivuga yuko urukundo rwihangana, urukundo rugira neza, urukundo rwemera byose, kandi urukundo rutiteze gushira, urukundo ruhoraho. Urukundo bavandimwe, urukundo ntabwo ari amarangamutima nk'uko tubisanzwe tubyiyumvira. Igikorwa cyo kwandika ngo bagende bandike bavuga urukundo icyo ari cyo kuri bo. Kenshi usanga banditse ko urukundo n'amarangamutima abantu bagirirana agatuma umwe yegera undi, amarangamutima. Cyangwa se ngo urukundo ni igihe wumva utifuza ko ukunda yamererwa nabi, bagashyiramo amarangamutima mu gusobanura urukundo, bagashyiramo amarangamutima, bakongera bakavuga ngo ni igihe wumva amarangamutima, sibyo? Nkora rero ibyo byose ndabicishamo umurongo nkabwira ati ndabahaye 5/10. Urukundo ntabwo ari amarangamutima, kuko amarangamutima arahinduka agashira, sibyo? Ubu ngubu Theogene na Françoise mbese ingene bagurumana, ubu baragurumana n'urukundo rw'amarangamutima. Ariko sinzi ko ndabatongerera nabi, nyuma y'imyaka 10 sinzi ko bazaba bakigurumana uko bagurumana. Abamaze imyaka ngiyo bubatse babera abahamya. Amarangamutima y'abasore n'inkumi bagiterekana zisagenda shira, amarangamutima arahinduka, amarangamutima agashira. Ariko urukundo kuko twabyumvishe mu isomo rya mbere ntiruteze gushira, urukundo ruhoraho. Ubwo rero urukundo ni umwanzuro umuntu afata wo guhora agirira neza mugenzi we, ni umwanzuro afata yatekereje, umwanzuro mugenzi we yaba mwiza cyangwa se yaba mubi, mugenzi we nawe yamukunda cyangwa atamukunda, ni umwanzuro uhoraho. Urukundo bavandimwe
turubonera kuri Yesu. Abashakanye urukundo bagirana ni ishusho y'urukundo Yesu Kristo afitanye na Kiliziya umugeni we. Yesu ko yakunze Kiliziya turabizi, sibyo? Yesu Kristo yakunze Kiliziya. Kiliziya ni wewe nanjye abanyabyaha, abakunda nawe batamukunda, abakunda batamugirira neza, ariko yarakomeje arabakunda, akunda Kiliziya kugeza ku musaraba. Umusaraba rero niwo kimenyetso cy'urukundo. Mbese ubwo mwibaza yuko Yesu Kristo igihe yari ku musaraba yagurumana nka rwa rukundo abateretana baba bafitanye, umusore n'inkumi ku musaraba? Munsubize, ku musaraba, ko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba kubera urukundo afitiye Kiliziya. Ubwo Kiliziya ubwo Yesu Kristo ku musaraba yagurumana nk'umusore n'inkumi bariko barateretana, cyangwa yarababaye, yarashavuye? Abantu rero bashakanye bagomba nabo guhora bapfiranira, bagomba guhora bapfiranira nk'uko Yesu Kristo yapfiriye Kiliziya. Yesu Kristo we yaradupfiriye, adupfira rimwe rizima, ariko abashakanye disi bagomba guhora bapfirana buri gihe. Murabyumva Theogene na Françoise n'abandi bose bafite ingo zabo bagomba guhora bapfiranira buke buke, ukamupfira mu gitondo no ku manywa na nimugoroba. Ugupfa ndiko ndavuga si ukumena amaraso, ni ukwigomwa ibyo wakunda kugira ngo ugirire neza mugenzi wawe. Hari umugabo yambwiye yuko akunda inyama nk'intare, ariko umugore nawe akaba azanga rwose. Ariko umugore kubera urukundo afitiye uwo mugabo akihangana, agahora amutekera inyama igihe cyose yazishaka. Bari barahanye gahunda ko kuko yakunda inyama yagomba kurya inyama byibura gatatu mu cyumweru, ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatandatu. Umugore agahora aziteka kandi akaziteka neza, naho kuri we zahumura nabi, ariko akemera agapfa muri kamere ye buke buke, akaziteka naho zamuhumurira nabi kandi atazikunda. Uyo mugabo yakunda kureba televiziyo kandi, ariko umugore we ntabwo yabikunda. Uyo mugabo kubera yakunda kureba televiziyo, igitanda cye cyari kimeze nk'uku, televiziyo iri ku ruhome rwa harya ku rukuta, akagarama ku gitanda yirebera televiziyo. Umugore agahora yihangana, ntiyigere yishujuta kuko adakunda televiziyo, akemera agapfa buke buke kugira wa mugabo nawe amererwe neza. Nuko rero uwo mugore yari afite imishatsi y'iminatirere nk'ubu wanje. Njyewe ndabirekuriwe, yari afite umushatsi w'umunatirere. Igihe kimwe nimba yarebye undi mugore afite imishatsi y'imiterano, amameshi arayishima, arayifuza. Ageze mu rugo abwira umugabo we ati, nge numva ashaka amameshi, wa mugabo urashakira amameshi urayangurira? Umugabo ati, oya, nge nagukunze ufite natirere kandi nizo nkunda. Umugore aricecekera. Hari ku cyumweru, bukeye mu gitondo umugabo ajya ku kazi, araza asanga nta nyama umugore yatetse. Umugore aricecekera. Umugabo aribaza, mbese kubera ko atantekeye inyamara? Ntiyamenye igituma, ntiyamenye impamvu. Ku wa kabiri nta nyama bagomba kurya, ariko ku wa gatatu bahora barya inyama. Umugabo ava ku kazi, arareba, arapfundurira amasorori, asanga mbese agiye mu gitanda mu cyumba, naho igitanda yabihindukije. Ubwo isi umugabo akunda byose ariko aramukunda.
ukaba aratekereza mbese mwana byaranibi umugore yansabye menshi ndayamwima none ngaho nanjye no mu gitanda byari byarahindutse kenshi nyuma hari abantu babigiye bavuze ati sabe ni wasabye menshi wavuze ngo kuvanga no umugore arishimye kandi uwambere asanga umugore yatetse izo nyama n'ibyo birungo wewe kuko wewe ukunda inyama ntazumva ndaceceka kubera ndagukunda nawe gusaba menshi nkunda utangura kuzana ibyo ukunda na tirere cyangwa kuhana muri muhanga ubwo rero bagana urugo ugupfirana navuze ni ukwemera ibyo udakunda mu gihe bigirira neza mugenzi wawe twifuza ko ari byo byaranga rwateje na Françoise hagahoraho kwihangana kugira ngo kwihangana gushoboke ni uko ingo zacu tuzitumiramo Yesu na Bikira Mariya nk'uko twabyumvise mu ivanjiri y'uno munsi urugo rutagiramo Yesu divayi irashira ibyishimo birashira amahoro arashira hagataha ikimwaro urugo rutagiramo umubyeyi Bikira Mariya divayi irarushiramo amahoro akarushiramo ibyishimo bikarushiramo hagataha ikimwaro ariko urugo rurimo Yesu na Bikira Mariya ruzirika imwaro nk'uko twabyumvise kuko amahoro arashira Bikira Mariya agahora ajya ku mwana we erega Theogene na Françoise nta mahoro bagifite aterega nta rukundo bagifite nta minervare y'abana bafite iyo urugo rwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya ubwo rero Theogene igihe amasaha 24 azashira umunsi utavuze izina rya Françoise mu isengesho umusabira uzaba watangiye kwigizayo Yesu na Bikira Mariya mu rugo rwawe na Françoise n'ubu igihe umunsi umwe uzashira utavuze Theogene mu isengesho umusabira uzaba watangiye kunanirwa n'inshingano z'umugore kandi uzaba watangiye kwigiza Yesu na Mariya inyuma hanze y'urugo rwawe kandi mugasabirana musabirana ibyiza mugire isengesho umushinge w'urugo rwawe mugire ukwemera umushinge w'urugo rwawe niho urugo rwanyu ruzaheza rugahirwa rukera imbuto rukarumbukirwa turabibasabire kandi turabifuriza namwe muzakora ibishoboka byose kugira ngo Imana ikomeze gutura mu rugo rwawe iyo muje gushingirwa muri Kiliziya muba mwimitse Imana mu rugo rwanyu murakomeza rero igitambo cy'Ukaristiya kirangire mukomeze muri abantu bakunda gusenga muzaheza mwererwe mwere imbuto mubyara abana mubarere neza Kristo Yesu akuzwe abandi mugume mwicaye tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye none rero bageni mwaje mu Kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo
urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi abikomeresha isakaramentu mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku bw'abatisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristu nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza mu mutima wanyu isezerano mwifuza kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitari agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu. Vuga cyane tubyumve. Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi Njyewe Inyumba Theogene nemeye ko wowe Nyiraminani Françoise umbera umugore, kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Usezeranyije ko uzaguhemukira ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo uzagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. giranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi ibasenderezo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Hagezweho kumugisha impeta. Bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyiraminani Françoise akiriye impeta umwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo no kudahemuka dusezeranye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ababasaza
batoze nyagasani gufashanya, bajya imbere bashigikirwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yawe, batoze kugutura ibyishimo byabo n'amagorwa yawe, batoze gufasha abana uzabaha kukuyoboka. Maze rero nyagasani, wowe rukundo ruzima, bagushimiye urukundo wabahaye kandi bagusabye kurubakomereza, kandi mu izina rya Kiliziya turuhaye umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana. dusabe nyagasani, akirana ubwuzu aya maturo tuguhereje twishimye, maze aba bayoboke bawe wahurije mu isakaramentu ry'ugushingirwa barengerwe n'imbabazi zawe za kibyeyi, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu niyogokere ijoro. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka. Washatse ko amasezerano y'ugushingirwa aba umutwaro unogeye abahuje imitima,
akaba n'injishi itajishurwa y'amahoro, kugira ngo nyine ugushingirwa gufite umugisha wawe kujye kubera baguhawe inzira yo kororoka ku buryo buciye mu mucyo, kandi bugamije kugwiza umubare w'abana bagenewe kwitwa abayoboke bawe. Nyagasani Mana yacu, ukurikije uko wabiteganyije, ukoresha uburyo butangaje kugira ngo urubyaro rube umutako w'isi wiremeye, no kugira ngo abantu bavutse bundi bushya ku bwa batisimu bungure umubare w'abagize kiliziya yawe ku bwa Kristo umwami wacu, ari we dukesha kwifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo turirimbire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti